Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko paye network izaronshinga byibuze bitarenze ukwezi kwa mbere kirahari. Niba mujya mwibuka ko ari igihe Dr. Nicholas yigeze kwitangariza ubwe ko igiciro paye network izasohokeraho azagitangazaho mbere ukwezi, habura ukwezi agatangaza igiciro. Hanyuma habura ukwezi agatangaza igiciro, hanyuma mw'uko kwezi gukurikiraho nyine hakabamo ronshi. Sinzi icyo kintu niba mucyumva neza. Ni ukuvuga ngo ronshi igomba gutangazwa mbereho ukwezi hatangajwe igiciro. Deja no kuvuga ngo igiciro nikimara gutangazwa nta n'indi ronshi tuzaba dutegereje, tayari ronshi izaba yatangajwe. Kuko igiciro nikiramara gutangazwa kizahita kijya ku masoko, abaduhahe tugihahishe, abakorana na bemera kugurisha product zabo kuri paye bemere tugende tubaguhahire. Hanyuma ndumva nta yindi ceremony izavuga ngo hateguwe igitaramo runaka, hateguwe umuhango runaka wo kuronshinga paye network. Ntago mbizi niba icyo kizabaho, ariko igiciro nimwumva ngo igiciro cya paye network cyasohotse cyatangajwe, twakibonye muri screen zacu za telefone cyangwa se za mashine dukoresha tumayininga, twakibonye cyemejwe n'iki n'iki. Niba ari cya GCV gisanzwe dusanzwe twiteguye, niba ari ikindi kizaba cyahindutse, niba bizajya munsi, niba bizajya hejuru, ntabwo tubize. Ariko igiciro umunsi cyatangajwe nta yindi ronshi tuzaba dutegereje. Kandi bavandimwe inshuti zanjye, ntabwo ari kera, ntabwo ari kera. Reka mbabwira kandi kabanga, niba uzi neza imikorere ya Donald Trump, murabizi ni umuherwe, ni umukire, ni umucuruzi, ni umushoramari, isi yose iramuzi. Hanyuma ni nawe kandi ari mu bantu bafatiye runini iri faranga rya paye network, ari mu bantu bari kurishyiramo imbaraga cyane kugira ngo rigire agaciro ka nyaryo. Kandi murabizi ko iri faranga ni irinyamerika, ntabwo ari irinyaziya, ntabwo ari irinyafurika, ntabwo ari irinyerope. Iri faranga ni irinyamerika. Donald Trump ni perezida wa Amerika, Elon Musk ni umunyamerika, n'aba bandi bose Donald Trump agenda yiyegereza bose ni abanyamerika, kandi ni abaherwe. Kandi ni abaherwe cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga, ni abaherwe muri business z'ikoranabuhanga. Hanyuma rero ntabwo ronshi y'iri faranga ry'igihugu rya Amerika, niba wenda bashobora kuvuga ngo ifaranga ry'igihugu ni idolari, ariko n'iri ngiri naryo ni irinyamerika. Ntabwo rero ryo rishobora gukorerwa umuhango wo kuronshinga mbere y'irahira rya perezida w'igihugu nka Amerika gikomeye, kandi nka paye network bifuza kugira agaciro kanini cyane. Rero hagomba kubanza hakarahira umukuru w'igihugu, hanyuma nyuma hagakurikiraho umushinga wo kuronshinga iri faranga rya paye network. Hanyuma rero Donald Trump ararahira mw'uku kwa mbere, ndakeka niba ntibeshye, mu matariki ya mbere cyangwa se mu matariki yo hagati. Hanyuma agiye uko mbitekereza harahita hakurikiraho ronshing ya paye network. Kandi murabibona, muvuge ibyo mushaka, muvuge wowe iki urashaka views, wowe none uteye uturuka he, ibintu byinshi, ariko ukuri mbahaye nuko. Kandi iyi paye network ni amafaranga,
ni amafaranga, ntabwo ari ibintu by'imikino. Bari abagabo bazi ubwenge, bateguye uriya mushinga, n'abo bafatanyije n'abagore babo n'abandi, bo kuba bitcoin yarabayeho igihe kitarenze umwaka cyangwa wenda kirengaho gatoya, izindi zikaza zimara amezi 3, 6 zitinze cyane, zikaza zimara amezi angahe, ariko Pi Network ikaba imaze imyaka ijya kurenga 5. Harimo harubakwa urukuta rukomeye cyane rwo kugira ngo rwo gutangira cyangwa rwo kwegamizaho iyi Pi Network kugira ngo itazahirima ikagwa ikamera nka za Bitcoin na za Ethereum n'ayandi tugenda tubona. Hanyuma kuba rero ibintu byarahinduye isura, twari twiteze Open Mainnet mu mpera z'uku kwezi kwa 12, bigahinduka bakatubwira ko ari igihembwe cya mbere cy'umwaka utaha wa 2025. Mu gihembwe cya mbere ntago batubwira ngo ni mu kwa mbere, ni mu kwa kabiri, ni mu kwa gatatu. Izindi comment zose nitwe tugenda tuzishyireho bitewe nuko tubyumva n'ibyifuzo byacu. Ariko noneho mwibuka akantu ko kuvuga ngo igiciro kizatangazwaho mbere ukwezi kose. Ubwo iyo mbyumva gutyo mpita numva ko roshi ishobora kuba rwose hafi aha ngaha mu kwa mbere deja, mu kwa mbere rwose, nimubona mutariye inote zanyu muzangaye. Umuntu wumva ndi kubeshya agende muri comment avuga ati wowe ibyo uvuga ntabwo bizi, wowe uri umutekamitwe, uri umutubuzi, urimo urakina comedy, murashaka views, mubishyiremo nta kibazo. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ikintu cyitwa Pi Network kiri bugufi. Open Mainnet iri hafi cyane, iri bugufi. Ntabwo nge nyiteze nyuma y'ukwezi kwa mbere. Nyuma y'ukwezi kwa mbere ni kera, cyangwa se hafi aho mu kwa mbere kurengaho gato rwose, hafi aho. Ariko nkeka bitazageza mu kwa gatatu. Iyo ni analyse yanjye, ubwo wenda nanjye biraterwa nuko mbyumva cyangwa se n'ibyo nifuza. Ariko nawe watubwira uko ubitekereza cyangwa se nawe uko byifuza, nubwo nta wagira icyo ahinduraho. Ariko nagira ngo mbabwire bantu mwacitse intege, mwumva ko mwihebye, nta kidasanzwe. Ni gute waba umaze imyaka 5, 6 umayininga Pi Network, hanyuma bakubwira ngo iri mu gihembwe cya mbere ugacika intege? Ko tumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi, magana dutegereje Yesu ko azaza, batubwira ngo araza ntazatinda, araza ntazatinda, araza ntazatinda. Wowe Pi Network bakaba bakubwira ko iri mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha, ukaba urambiwe kandi umaze imyaka nyagatekeri utegereje Yesu kandi wizera ko azaza. Kuki utakwizera ko Pi Network yo nayo izaza kandi kaza ari amafaranga, agasubiza ibibazo byawe, agasubiza ibyifuzo byawe ufite? Ndumva rero tutagakwiye gucika intege, ahubwo buri muntu wese ufite inshingano ayikore uko igomba gukorwa. Abavalidateri muvalide vuba, ayo KYC yihute. Hanyuma abambasaderi nabo bajye batanga ibitekerezo, n'ababasha guhura n'abagize core team, bavuga bati abanyamuryango ariko bimeze gutya na gutya rwose, murimo murabatindira. Hanyuma buri wese uruhare rwe, buri wese itafari rye arishyireho. Ariko two kurambirwa, two gucika intege. Numvise rwose ari abantu bavugana agahinda rwose, wumva ko bihebye rwose, wumva bacitse intege
kandi nta gucika intege buriya. Iyo ushaka amafaranga urahatiriza. Aya mafaranga rero turi gushaka yo muri Pi Network ni na menshi cyane, ngira ngo twese uko tubizi ntago ari amafaranga ugomba kurota wabonye ugacya uyasanga mu ikofi yawe. Ugomba kuyategereza, ukayategereza ukihangana, ukanungunika, umutwe ukabyimba, ariko ukayategereza ukayabona. Rero mwicika intege. Bamwe usange barimo wabona hari abaretse kumayininga, wabona hari abaretse gukora ibindi bikorwa. Oya, njye navuga ngo niba umayininga ahubwo cunganwa no kumayiningira igihe nyine. Nugira amahirwe ukabona iyo notification ko time yawe yarangiye ya mining, wongere kandi hongere umayininge. Hanyuma nari ndimo ndeba n'irahira niba ari abayobozi ba CB Bank. Nabonaga harimo abatanzaniya n'abarundi n'abanyarwanda bashobora kuba barimo. Urumva rero ziriya banki ni banki zishaka kuza kudufasha kugira ngo tuzabashe gukoresha Pi Network mu buryo bwose twifuza. Ntago nkeka ko ziriya banki cyangwa n'ibigo bikomeye nka biriya bishobora kujya muri iyo mikino babona Pi Network nta kintu kiyirimo. Pi Network rero ni ukuyifata nk'amata y'abashyitsi, kuyifata nk'amagi kugira ngo itaducika. Hanyuma buriya ejo bundi rero nko ku kwezi kwa mbere cyangwa se mu gukurikiraho gatoya tukazaserebura mu miliyoni zacu, miliyari nako zacu zatangiye kujya ku makonte yacu. Icyo usabwa wowe ni ugutekereza ibikorwa by'ingirakamaro, imishinga izateza imbere igihugu, abaturage, abanyarwanda, tugahindura ubuzima, tugahindura amateka, tugahindura ubuzima, natwe tukamera nk'ibindi bihugu. Kwigira turabisanganywe, noneho ko tukarenzaho natwe tukaba abashoramari, natwe tukambuka imipaka tukajya gucururiza ku rwego mpuzamahanga, tukajya ku isi natwe tukamamara. Hanyuma ndabashimire kuba twabanye muri iki kiganiro. Wowe kanda subscribe, hanyuma ukande kuri comment uduhemo igitekerezo, unakande like kandi unasangize n'abandi aya makuru cyangwa se ubu butumwa tuba dutanze. Hanyuma ubwira umuntu utaramenya Pi Network ashaka amakuru yayo naho atangira mining. Hanyuma ubundi tuba umuryango mugari, tuba umuryango munini, ubundi ejo heza haradutegereje. Iyi ni Rukumbi TV rero, kanda subscribe kandi ukande ushyiremo comment, ushyiremo igitekerezo cyawe, nacyo ni ingenzi kuko kidufasha gukora ibintu byinshi kandi byiza bitandukanye. Murakoze rero, iki biganiro byacu nakagaruka. Jye banyita The Highest Rukumbi. Ciao.